Ese wigeze ubona umuntu ufite amafaranga ariko ugasanga atuje cyane atagira icyerekezo gihamye? Ubutunzi nyabwo ntibutangirira mu mufuka, butangirira mu mutwe wawe. Niyo wagira amahirwe angana gute, iyo mindset yawe itaguteguriye gutsinda, ibyo ubonye byose bishobora gushira vuba. Uyu munsi tugiye kureba uburyo butanu bwo guhindura imitekerereze yawe kugira ngo ufungure imiryango y'iterambere. Icya mbere kigufasha gukura ni ukwemera ko utazi byose. Abantu benshi baguma inyuma kuko batekereza ko basobanukiwe byose. Mindset y'umuntu ushaka gutsinda ihora ishaka kwiga, aho kuvuga ngo ibi ntibishoboka ujye wibaza uti ni gute nabikemura. Iri hinduka rito ryo mu bitekerezo rishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Icya kabiri ni uguhindura uko wibona. Niba wibona nk'umuntu udashoboye, ubwonko bwawe buzashaka ibimenyetso byerekana ibyo utekereza. Tangira kwibona nk'umuntu ufite agaciro, ufite icyo gutanga. Iyo wiyubashye mu bitekerezo byawe n'imyanzuro ufata n'uburyo abandi bakubona birahinduka. Icya gatatu ni uguhagarika kwitotombera ibyo udashobora guhindura. Abantu badakura bahora bareba amakosa y'abandi, ibibazo byo hanze cyangwa ibintu badasobanukiwe. Ariko abantu batsinda bibanda ku byo bashobora kugenzura: igihe cyabo, imbaraga zabo n'ibyemezo byabo. Iyo ubikoze utangira kubona impinduka nyazo mu buzima bwawe. Icya kane ni uguhitamo abantu mugendana. Niba uhora uri hagati y'abantu batekereza bike cyangwa badatera imbere, na mindset yawe izagenda isa n'iyabo. Shaka abantu baguha imbaraga, bakagutera gushaka gukora cyane no gutekereza kure. Ibuka ko abo mugendana nabo bagira uruhare runini mu mitekerereze yawe. Icya gatanu ni ukumva ko gutsinda ari urugendo, saho ugera. Abantu benshi batekereza ko bazishima ari uko bageze ku ntsinzi runaka, ariko abantu bafite mindset ikomeye bishimira intambwe ntoya ya buri munsi. Iyo wubaka uwo muco, uba urimo kwitegurira amahirwe manini atunguranye. Isi ihinduka iyo mindset yawe ihindutse. Niba wiyemeje gutangira guhindura imitekerereze yawe guhera uyu munsi, andika ndakura muri komenti. Reka duhurire muri video itaha, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.